mbanje kubasuhuza nizere ko meze neza nk'ibisanzwe n'umwarimu Mugisha So. Dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munsi tugiye gutangirana umugani uvuga ngo actions speak louder than words. Uyu mugani uvuga ngo actions speak louder than words. Uyu mugani wasobanuye ngo ibikorwa biravuga kurusha amagambo. Uyu mugani murabuzi kuva kera, ni umugani twajyaga tubwirwa wenda turi kuburana, umuntu akakubwira ngo ibikorwa biravuga kurusha amagambo, garagaza ibimenyetso. So actions speak louder than words. Ibikorwa biravuga kurusha amagambo. Uwo ni umugani wa mbere nifuza ko mwagenderaho muri iki cyumweru. Undi mugani uravuga ngo a penny saved is a penny earned. A penny saved is a penny earned. Uyu mugani umusobanuye mu Kinyarwanda uravuga ngo na cya giceri uba usevinze nacyo uba ukinjije. Sinzi niba muri kumva icyo kintu neza. Na cya giceri usevinze uba ukinjije. Bivuze iki? Ubundi uyu mugani ni uwo kwifashisha mu gihe umuntu ari nko kukubwira, ari nko kukuburira. Hari abantu wenda bahembwa amafaranga bagahita bayamara yose. Hari n'abantu bumva ko nyine nta mumaro wo gusevinga. Ariko buriya bavuga yuko amafaranga usevinze nayo uba uyinjije. Kuko ayo mafaranga uzayakoresha ukemura bya bintu by'ibanze kurusha ibindi. So gusevinga it's a good habit. Ni umuco mwiza. It's a good habit. Ni umuco mwiza. So uyu munsi ndashaka kubigisha ku bijyanye na did you. Ubundi tugira verb to do. To do ikaba what? Ikaba done, I think. Then did, I don't know. Ntabwo mbizi neza, ntabwo ndi sure. Ariko ndashaka kubigisha ikintu kivuga ngo did you. Ubundi iyo ubwiye umuntu ngo did you, hano karenzaho verb. Uba uri kumubaza, ariko uri kumubaza ko icyo gikorwa yasoje kugikora. Nk'uko wahita ufata urugero ukavuga ngo did you eat? Bivuze ngo ese wariye. Ubu mwaje ngo ese wariye. Ubu ni uburyo bw'ingenzi bwo kubaza ibibazo mu rurimi rw'icyongereza, cyane ko nababwiye ko iyo tuvuga ururimi rw'icyongereza tuba tubazanya ndetse tunasubizanya. Mu gusubizanya niba bice bibiri, aho umuntu umusubiza umwemerera cyangwa ukamusubiza umuhakanira. Kuko nk'aha ngaha ari kubaza ngo did you eat, hari uburyo bubiri dushobora gusubizamo. Ushobora kuvuga ngo yes I did, yego nariye, cyangwa no I didn't, cyangwa oya ntabwo nigeze ndya. Bisanzwe. So iki kintu ndashaka kugira nkigarukeho, kuko abantu benshi mukunda guhura n'imbogamizi iyo bigeze kuri iki kintu, bigatuma za nzozi zo kuvuga icyongereza zanyu zitagenda neza. Ubundi first of all, umuntu najya kubaza ikibazo gitangizwa na did you, mu mutwe wawe ujye umenya ko ari kukubaza niba icyo gikorwa cyarangiye. Uhite utega amatwi wumva igikorwa avuze, umenye ko ari kukubaza niba aricyo cyarangiye. Reka nguhereze nk'urundi rugero. Umuntu ashaka kukubaza ngo did you exercise? To exercise ntabwo ko ari gukora siporo ngororamubiri. Harimo ama push ups arizo twita pompage, harimo kujoginga, nyine siporo bisanzwe. Rero umuntu niba akubaje ngo did you exercise, aba ari kukubaza uti se wakoze imyitozo ngororamubiri. Rero niwumva ko bakubajije ikibazo gitangizwa na did you, menya ko hari uburyo bubiri bwo kugisubiza. Uburyo bwa mbere, niba ikibazo akubajije uri kwemeranya nacyo, nyine uvuga uti yego nabikoze, uravuga ngo yes I did, yego nabikoze. Niba utabikoze uravuga ngo no I didn't, oya ntabwo nabikoze. Bisanzwe. So rero umuntu nakubaza ngo did you exercise, azaba akubajije ngo ese wakoze imyitozo ngororamubiri. Wowe numusubiza yes I did, uzavuze ngo yego nabikoze. Uvuga ngo no I didn't, uzavuze ngo oya ntabwo nabikoze. Ikintu cy'ibanze aha ngaha rero ntabwo ari ukumenya
iki cyangwa iki. Ikintu kibanza urabona ko kano kantu kavuga ngo did you, niko formule. Igikurikiraho hano ni verb. Aha rero hashobora no kujya verb igihumbi bisanzwe. Ukuvuga ngo uramutse uzi nka verb, reka tureke igihumbi wenda tureke gukabya. Uramutse uzi nka verb 100 zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu rurimi rw'icyongereza, bivuze ko waba uzi kubaza ibibazo bigera ku 100 uvuga ngo did you, ukarenzaho did you, ukarenzaho did you. Nk'uko wabaza umuntu ngo did you wake up, ese wabyutse? Kubera ko to wake up bivuze kubyuka. Did you wake up? Wamubaje ngo ese wabyutse? Kubera ko to wake up bivuze kubyuka. Urabona yuko uramutse uzi verb nyinshi nk'ijana ushobora gusimbuza kuri formule yacu ya did you, ushobora kuvuga icyongereza nawe utakekaga ko wari buzavuge mu buzima bwawe. Formule ngiyi hano hatereka verb. Ahangaha rero reka mpite mbabwira inkuru nziza mutari muzi. Inkuru nziza mutari muzi nuko tubafitiye liste cyangwa se urutonde rw'amaverb agera kuri 500 y'ingenzi yifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu rurimi rw'icyongereza. Izo verb turazibafitiye, zirasemuye, bimeze nko muri dictionnaire. Verb uko ihinduka mu ahashize ndetse n'icyo isobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Izo verb zose turazibafitiye kandi ku noti y'ibihumbi 2 gusa duhita tuzikoherereza kuri WhatsApp. So abantu mushaka izi verb rero mukamenya kujya mukora ibibazo nk'ibi ngibi, mukabivuga ibintu byose mukabishyira ku murongo, dore nimero yacu. Abantu muri interested mushaka kwivugira icyongereza mwitonze, ukamenya kujya ubaza ibibazo, kuko urabona twize kubibaza no gusubiza bisanzwe. Urabona ko nta kintu kigoye kirimo, ahubwo icyo usabwa kumenya nicyo twita inshinga cyangwa se amaverb. Abantu muzishaka rero 0729401229. Wowe gusa duhamagare tuguhereze nimero, ushyireho ibyo 2000 duhita tuziguhereza kuri WhatsApp. Ni ibintu byoroshye cyane. Uko uzisoma ukazikoresha mu buryo tugenda tubigisha mu kuzikoresha, ugenda uvuga icyongereza nawe ubwawe utakeka ko wari buzavuge mu buzima bwawe. Reka tugenda tureba n'izindi ngero. Kadufate nk'urugero kuri verb to study, bivuze kwiga. To study, to pray, gusenga. Bigaragara neza I think. To pray, gusenga. To pray, gusenga. To visit, gusura. Reka tuzikoreshe dukora ibibazo. Reka duhere nko kuri iyi. Ushobora kubaza umwana ngo did you study? Ugamubaza ngo ese wize? Kwa ko to study bivuze kugira ute? Kwiga. Ugabaje umwana ngo did you study? Umubaza ngo ese wize? Hanyuma ugize umuntu baza ngo did you pray? Wamubaza ngo ese wasenze? Hari abantu iyi pray bayitiranye n'iyi play yo gukina. Hamwe harimo R, ahandi harimo L. Iyi ngiyi ni ugukina, iyi ni ugusenga. So don't confuse things. Ibintu ntimukabyitiranye. Be aware of that. So to visit, ahangaha ushaka kuvuga ngo did you visit your parents? Ubwo ubajije umwana cyangwa se ubajije undi muntu ngo did you visit your parents, wamubajije ngo ese wasuye ababyeyi bawe? Ese wasuye ababyeyi bawe? Aba yabasuye yakubwira ngo yes I did, aba atabasuye yakubwira ngo no I didn't, bisanzwe. So no kuko tugenda tubikoresha. Ahangaha formule aba ari imwe. Formule nta yindi. Formule wowe no kumenya ngo niba nzi verb zanjye 100 wenda zo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nzajya nza mvuge ngo did you, itende nzaka verb kajyanye n'icyo nshaka kubaza umuntu niba yasoje kugikora, kandi nawe uvuga uti nanjye kandi izo verb 100 kuva zizi, uzambaza wese nzamusubiza, kuko nambaza ikibazo nkacyumva nzambwira ngo yes I did, yego nabikoze, cyangwa no I didn't, mu gihe ntabikoze. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Utu no duformule mba ndi kubaha, aya namwe amatekinike yo kuvuga icyongereza utazigera ubona ahandi hantu. So nizere yuko rero iri somo ryabanyuze. Nta yindi nkunga tubasaba, subscribe, mukomeze no kugura ibitabo n'aya maverb turabahereza.
hanyuma mukomeze no gusharinga kugira ngo amasomo agere ku bantu bose bakeneye. Thank you so much.